bana mwaranje segonderi, bantu mufite akazi ariko mukumva ntago mukaryohewe, niba ari inama nabagira mwishaka kumenya ku bijyanye na digital marketing. Digital marketing igezweho. 2/3 by'abantu ku isi tumara umwanya wacu kuri internet. Ngo tumara nibuze 2/3 by'umwanya wacu tubimara kuri internet. Nuvuga ngo na amasaha hafi 16 uzayirebe nawe tuyamara kuri internet. Kuri internet rero ni abantu uzuye. So niyo mpamvu uzagira ubumenyi, uzagira skills ukuntu yagarura imitima y'abantu, uburyo yagira abantu benshi bamukurya kuri internet, uburyo yagira abantu benshi bamenye ibyazi, ibyakora, business yiwe, ubumenyi bwiwe, azabona amafaranga babwije ukuri. Muri no video rero ngiye kubaha muri rusange digital marketing ni iki, ni ibiki bigize digital marketing. Ni ibintu byinshi cyane waza kuza kuri aho wisanga nurangiza kimwe muri kimwe uzagenda ubyige, cyangwa se hangaha uzanakurikira ama video tuzagenda twigisha kujyaye n'ibingibi. Iyi video intego yayo no kuguha understanding, no kuguha ibintu bigize digital marketing, noneho ukazayihitiramo icyo ushaka. Ndabinginze iyi video muyishenge ku bantu benshi, kandi nakwinginze n'ushaka ko tuzaguma gukora ama video menshi y'ubwenge kwa bino bintu, ndagusabye ngo ukore subscribe, ntuze kuza kuvanga udakoze subscribe, wibige gukora akazogera kugira ngo ubutaha utazacikwa na video z'ubwenge nk'izi ngizi zo gushaka ukuntu kwabyaza umusaruro internet twagiye. So digital marketing, ntago wavuga digital marketing utabanje kuvuga marketing. Kandi nubwo wavuga marketing utabanje kuvuga n'umugabo bita Philip Kotler. Philip Kotler is the father of modern marketing. We papa wa modern marketing. So uruyo tuvuza digital marketing harimo ijambo digital, hakazo n'ijambo marketing. Digital rero, digital na gace, digital marketing ni igice cya marketing. So marketing ni iki? Marketing mu buryo buri scientific ni ukumenya iki bintu abantu bakeneye, waranza kumenya ibintu bakeneye ukabashakira solution, ubimaze kubashakira solution biguha benefit. Mani magambo ni ugukemura ibibazo by'abantu ariko nawe ubyungukiramo, nicyo twita marketing. Niko Philip Kotler abidefininga, no gushaka needs z'abantu ugashaka igisubizo, nyuma yaho nyine ubona benefit. Ariko ngewe mbivuga gutya, mvuga ko marketing ni ugushaka abantu wamamazaho, ni abantu bamenya ibintu byawe. Nk'urugero nkanjye narebye nsanga ko abantu mukeneye ubumenyi kuri AI, mbona ko abantu mukeneye kuri digital marketing, online business. So in return, of course ndi gukora YouTube, ndi gukora amafaranga kuri YouTube. Of course hari ibitabo ndi kugira nane ku bijyanye na bino bintu, ndabizi neza abantu bazabigura. Hari amasomo ndi gutegura ku bijyanye na bino bintu bya AI na digital marketing, ndabizi abantu muzabiga kubera ko first of all nabanje mbona menya ibibazo bihari, needs mukeneye, then I'm provide solution. Rero ya solution nzayibyazamo benefit. Nawe rero nuko nguko. So nicyo twita marketing. Iyo turi gukora marketing, ntago marketing ari gucukora ibicuruzwa gusa. Ushobora gukora marketing ibicuruzwa byawe, ushobora gukora marketing igitekerezo cyawe, ushobora gufungura political party ugayikora marketing, idini, church, ushobora gukora marketing church yawe. Sima abanyamadini muteye mukora marketing, ubona ko abantu amadini amwe namwe yabajyanye abantu. Ushobora gukorera marketing NGO yawe, non profit organization yawe, ibyo kwita non-profit marketing. Iyo nayo irashoboka cyane. Ushobora gukora marketing of course business yawe. Ushobora kufita uruganda, ushobora gukora marketing content ya nkingi, ushobora gukora marketing ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Rero marketing, ntimutegereze ko marketing ari gusa ari kwicuruzwa gusa, buri kimwe cyose wagikora. Even nawe ushobora kwikura marketing, cyo twita personal branding. Ira naho n'ubwoko bwa marketing, aho abantu bagira ute bakumenya, bamara gukumenya ukaba wagira ute wabagurishaho cyangwa se baguha akazi. Iyo nayo nindi ni uburyo bwa marketing. Rero buri muntu wese asabwe gukora marketing. No kwambara neza, ukagenda wambaye neza uri umukobwa kugira ngo abasore tukubone, nuko nyine uri kwikora marketing. So no kugenda witeye uri umusore ukajya nk'ahantu witega perfume kugira umukobwa aba attracted, kiragiye uri gukora marketing. So marketing na ahantu hose. So iyo tuje digital marketing ni kwa kundi n'uwi nta tandukanizo, ni bya bintu twakoraga mu buryo buri
mu buryo buri physical cyangwa se mu buryo busanzwe tugiye kwikura kuri internet, tugiye gukoresha internet ku ma social media, kuri website, ahantu hagiye hatandukanye. Icyo gihe uri gukora marketing. No, digital marketing ni ugukora marketing kuri internet, cyangwa se ni ugushaka abantu wamamazaho kuri internet. Mu magambo make afata ngo digital marketing ni ugushaka abantu kuri internet, ba bantu ushobora kubyazamo umusaruro, either ni church, either ni non-profit organization ukeneye abantu kudonatinga, either ni church ukeneye abantu bazajya bagira ute baza mu rusengero rwawe, either ni political party yawe, either ni igihugu ukeneye ko abantu baza gusura iwanyu nka Visit Rwanda, either ni iduka ry'amatelefone ukeneye abantu ko bagura amatelefone yawe cyangwa bayamenya, either ni igitekerezo runaka uri gushaka guseringa abantu bakurikira. Kiriya byose iyo ubikora kuri internet uri gushaka y'abantu, urimo urakora icyo twita digital marketing. Digital marketing rero irimo uburyo butanu, ndagira ngo mukurikire urebe ubwo wabasha gushyira mu bikorwa, then ubwige ubunonosoye. Ndishobora neza ndashidikanya ko ibi bintu byaguha amafaranga. Uburyo bwa mbere ni SEO cyangwa se website and SEO. Ubu ngubu ni uburyo abantu benshi buzi ko abantu benshi bafite ama website, ariko ama website ntabwo ajya agaragara kuri internet. Rero hakenera umuntu ufasha aya ma website kugira ngo aze kuri page ya mbere ya Google. Nuvuga nk'urugero ushyizemo wenda nk'urugero uvuze ngo best hotel in Rwanda, cyangwa se reka tuvuge affordable hotels in Rwanda. Muri kubona nkanga urabona ko zino hoteli zije ntabwo zije by chance, either zimaze igihe kuri internet, ikindi cya kabiri bazikorera ama SEO cyangwa se baraninga ama ad. Rero ikintu bita SEO ni ugufasha abantu bafite ama website kugira ngo aze ku mwanya wa mbere, kubera ko muri kwibona ahangaha nka Google ubwayo ibifite amapaje arenga 1000. Nuvuga ngo iyo utaje kuri page ya mbere ntabwo umuntu azamenya ko nyine ugira ute ufite website, kandi nyine website yawe ibigomba kuguha abakiriye, ibigomba kugufasha nyine ya ntego wayikoreye. Iyo itagaragaraho nta kintu ugize ute uri gukora. Ugomba gukora ku buryo ibyo ukoreraho, ibyo ucuruza, ibyo ukora ku buryo abantu babishakira kuri internet bazagira ute bazakona. Wenda SEO tuzavuga mu buryo burambuye. So umuntu rero ufite ubumenyi kuri SEO nibuze ndishuwa nabihagarara 100% uzi gukora SEO, uzi gukurira abantu. Umuntu uzi gukora SEO neza yabona 500 ku kwezi. Ubundi bwoko bwa marketing ni nabwo abantu nshishikariza abantu gukora, nicyo twita social media marketing. No gukoresha imbuga nkoranyambaga ubona abantu wamamaza za Facebook, za Instagram, za TikTok. Ntago zikiri ahantu ho gucatingira. Ubu ngubu no gucatingira ni kuri WhatsApp, ariko uzino mbuga nkoranyambaga zose zigira ute zifashishwa mu kwamamaza ama business, mu kwamamaza ibitekerezo. Ahangaha ushobora kubona aba followers bakazavamo abakiriye, brand awareness, brand ikamenyekana, social ukabona sales of course. So ibi rero iyi social media marketing ni nziza cyane kuri B2B, bari abantu nyine B2C plutôt utawugurisha ku bantu baba final consumers, kubera ko nyine urubyiruko n'abantu bakiri batabiriye kwa zino mbuga nkoranyambaga. Niba ufite business targeting abantu, social media marketing ni ingenzi cyane. Rero umuntu uzi gukora social media marketing uzi gufata zino mbuga nkoranyambaga akazamura followers, ariko mu buryo bwa organic, apana bira ibintu byo kugura, ku buryo ufasha imbuga nkoranyambaga kuzamuka. Nibuze wakabonye unibuze 300 ku kwezi, ntabwo waba ubisenga. So reka rero mbabaze ikibazo niye tanakano riri hagati ya social media management na social media marketing. Munyandike muri commentaire mumbwire itandukanye, kuko abantu benshi mukora social media management ntabwo mujya mukora social media marketing. Reka turebe ko mubisobanukiwe. Video tabandende kuko ndashaka kuzaya nkora video nibuze itanyije ibintu byinshi kugira ngo nazajya mbaboringa. Muzakurikire party ya kabiri, ubutaha tuzavuga izindi type 3 za digital marketing. Rwose ntimuzaje